Yes, bakunzi bo kumumba official turabashuje. Tubaye ikaze mu biganiro byacu. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse ku bitangazamakuru bibiri bikomeye. Nubwo natangiye mvuga ku kumumba official ariko twabaza n'ikindi kinyamakuru gishyashya. Bakita Homemade Rwanda. Ni homemade nkuko byandikwa hanyuma akaza n'inyuguti ya RW. Rero kuri uyu munsi wa none n'ubundi twagarutse kuri Homemade. Ni ya programu yacu musanzwe mumenyereye. Tubagezaho ibintu umuntu ashobora kwikorera mu rugo. Aho twabagejejeho ibintu bitandukanye. Twabagejejeho gukora après shampoo, tubagezaho gukora shampoo, tubagezaho gukora isabune y'amazi, tubagezaho gukora ikigage, tubagezaho ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora yibereye mu rugo. Ariko kuri uyu munsi wa none twagarutse ku isomo ryoroshye. Ni isomo ryoroshye, ni rimwe mu masomo yoroshye agiye kunyura kuri ibi bitangazamakuru byacu bibiri, ku Mubumbe Official na Homemade Rwanda. Ni isomo ryo gukora bombo cyangwa se candy. Ni ibiryo abana benshi bakunda, nyamara ni ibiryo byoroshye gukorera mu rugo. Usibye ko atari abana gusa kuko n'abantu bakuru babikunda. Biroroshye cyane kugitembera mu muhanda, mu mijyi n'ahandi hatandukanye ukabona umuntu arimo anyunguta akabombo. Rero ntabwo nshaka ko tuza gutinda cyangwa se ngo twibande ku bintu byinshi bitandukanye. Ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamarize abadutumye. Kuko umunsi ku munsi muri programu yacu ya Homemade tugira ibitabo dutanga ku buryo nubwo umuntu twaba tutari kumwe ashobora kwiga akoresheje ibyo bitabo. Usibye ko unadukeneye ko twiga turi kumwe cyangwa se tugafasha kwiga turi kumwe, uri kumwe na mwarimu, nuko dushobora kugusanga ahantu ukorera, twarangiza tukagufasha kumenya amasomo atandukanye. Aho buri somo rimwe kuryiga ari amafaranga 15,000 byawe. Tuvuge wenda nimba ushaka kwiga gukora amasabune y'amazi ari mu bwoko butandukanye. Murabizi ko amasabune y'amazi haba harimo ubwoko bwo muri toilette, haba harimo ubwoko bwo koza amamodoka, bwo gukoropa, ariko ibyo tuyifata nk'isabune imwe, isabune y'amazi kuyiga ni 15,000. Hanyuma hakaza gukora isabune y'agati, haba harimo isabune yo koga niyo gufura. Ibyo byose kubyiga uko ari 15,000. Buri somo ryose kwiga shampoo, après shampoo n'ibindi bitandukanye. Rero tudatinze reka tubanze twamariza abadutumye duhita tugaruka twihuta dukubita tubangura ko muri iyi minsi TikTok nukwataka igikorwa tuvuga dukora. Okay, reka tubanze tumikira abadutumye. Turagaruka mu mwanya. Ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 40 80 20 82. Yes, nyuma kwamamaza twagarutse. Rero nkuko mubibona kuri screen yanyu murimo murabona ibikoresho bitandukanye. Murimo murabona ibiyiko bibiri, akayiko gato na kanini, muri kubona isafuriya, muri kubona amasahani abiri, muri kubona ga, muri kubona kirida, mukabona n'akandi ka box. Karaka box buriya mu mwanya ndaje ndaberekamo mo imbere, ariko harimo ubuki. Nukubanga irindi ryo somo rya mbere ryoroshye mu masomo yose twabahaye. Ni isomo rigizwe na produit ebyiri zonyine.
nashatse gutangira nkoresha gaze, ariko ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona gaze. Navuze ngo uyu munsi reka dukoreshe imbabura, ariko mbere y'ibindi byose reka tubanze twirinde. Kwirinda ni ibya mbere. Reka nambare ga, nambare masike, murabona ko nambaye itaburiya nk'uko mubibona, hanyuma duhite dukomeza maze kwirinda. Yes, nk'uko mubibona, nk'uko nababwiye, tugiye gukora bombo. Ni ikiribwa abantu benshi bakunda, ni ikiribwa kizana produit ebyiri, kigizwe n'isukari kikagirwa n'ubuki. Isukari ni iyi ngiyi mureba, ubuki ni ubu nk'uko mubibona muri box yacu. Ni ubuki butanyuze mu ruganda, kuko ni ubuki bukiri mu binyagu byayo. Rero ntabwo turi butinde, nk'uko mureba iyi ni imbabura, ibi ni ibikombe, aya ni amakurere atandukanye, ni amabara atandukanye. Donc harimo umuntu wifuza gukora bombo ikaza iri mu mabara atandukanye, bombo z'umutuku, z'umuhondo, z'icyatsi. Aya ni amakurere dushobora kwifashisha. Niyo mpamvu babonye ibi bikombe ni ukugira ngo bidufashe kuvanga kurere. Turaza kubireba nyuma, gusa kuri uyu munsi wa none ntabwo tugamije gukora bombo zirimo amabara agiye atandukanye. Ndashaka ko dukora bombo zisa na shokora. Gukora bombo ziza kuza zisa na shokora, izo zo ntabwo zikenera kureri. Haba ari ubuki, haba ari isukari, birahagije cyane guhita ubona bombo isa na shokora. Muraza kuyibona. Reka dutangire. Turaza kwifashisha iki kiyiko cyo ku meza, iki kinini. Hanyuma kariya kayiko gatonya ko karaza kudufasha guha forume bombo zacu. Donc ndashaka gukora bombo isa n'umutima, ndashaka gukora bombo isa na gitari. Donc amaforume atandukanye. Kano kayiko gato nicyo kamara, ni ukugira ngo kadufashe guha forume bombo. Ikindi kiyongeraho ni uko bombo ushobora kubona n'iforomo yayo. Amaforomo ya bombo abaho, uyishaka uduhe komande tuzayikuzanire. Ikindi ndaza kwifashisha kirida. Ubusanzwe hari udutibe cyangwa se udutiyo uzatubona kuri ziriya bombo z'abana ziba ziri ku gati k'umweru. Turiya dutibe natwo turatumizwa, dushaka uzaduhe komande tutugutumirize, ariko ngiye nifashishije kirida. Rero ni sample, nashatse kubaha sample y'uburyo ki ibintu bikorwa. Niyo mpamvu ntakoze birebire, ntabwo ngamije gukora bombo zo gucuruza. Ariko wowe nujya gukora bombo zo gucuruza, uzifashishe turiya dutibe tw'umweru kuri ziriya bombo dukunze kwita ngo ni bombo za Big Daddy. Abana barazirya n'abantu bakuru barazirya. Rero tudatinze, nta kindi kintu tugiye kwifashisha iki kiyiko kinini. Ikiyiko kinini nk'uko mubireba, tugiye gupima ibiyiko 4. Iki ni ikiyiko cya mbere, iki ni ikiyiko cya kabiri, iki ni ikiyiko cya gatatu, iki ni ikiyiko cya 4 cy'isukari. Twashyize muri isafuriya nk'uko mubireba, isafuriya yogeje idafite umwanda. Hanyuma icyo tugiye gukurikizaho ni ukuyifata tukayitereka ku mbabura yacu. Hano ko imbabura yacu yafashwe iriho amakara, ni uguterekaho isafuriya. Ukimara guterekaho ntugomba kurangara cyangwa se ngo wagire umuntu ukurangaza. Uhita utangira kwataka ukavanga, kuko iyo wibeshye gato ugatinda isukari irashirira. Rero nk'uko mubibona njye ndimo ndavanga kandi mu cyerekezo kimwe, ariko nshobora no kugarura no mu byerekezo bigiye bitandukanye. Uravanga, hanyuma isukari yamara kuyenga neza ugahita wongeramo ibiyiko 2 by'ubuki. Ubwo ikiba gisigaye ni ubwikube gusa. Ndetse muraje muri isukari nimara kuyenga, ndahita nongeramo ubuki. Nabwo ubikora wihuse utarangaye, kugira ngo bombo yawe itaza gushirira. Yishiririye ka kantu k'agasukari wumva hazamo akandi kantu kameze nk'ikawa, ari byo bintu ugomba kwirinda mu gihe uri gukora bombo. Urabona ko ndi kuvanga ntarangara. Hanyuma ubona ko isukari yacu yamaze kuyenga. Hanyuma ibigikurikiye ni ugushyiramo ibiyiko 2 by'ubuki. Uri gukora bombo nyinshi byaba ari ubwikube. Nimba ugiye gukora bombo zingana n'ibiro 2 by'isukari, cyangwa se wenda tuba ari ibiro 4 by'isukari, icyo gihe uzakenera litiro 2 z'ubuki. Donc ibiro 4,
bizajyana na litiro 2 z'ubuki. Nk'uko hano ngiye gukora bombo z'ibiyiko 4 by'isukari biza kujyana n'ibiyiko 2 ibiyiko 4 by'isukari bijyana n'ibiyiko 2 by'ubuki. Bishatse kuvuga ngo nukoresha donc ibiro 2 by'isukari bizajyana na litiro 1 y'ubuki. Ni imibare yoroshye cyane, n'ubwikube 2. Donc ubuki n'ubwikube 2 bw'isukari. Nukoresha ubuki wenda ugakoresha nk'ijerekani y'ubuki, n'ubundi uzakenera ibiro 40 kuko ijerekani ni litiro 20. N'ubundi uzakenera ibiro 40 by'isukari. Donc bigomba kwikuba 2. Rero reka twumve neza aka kantu kajyanye n'imibare. Ubusanzwe iki kiyiko mureba iki kiyiko gisanzwe cyo ku meza, iyo utagitonze kigira garama 15. Ariko biterwa n'ibintu urimo upima, ariko ntabwo kiba kiri around, kiba kiri hafi ya garama 15. Wagitonda hakiri muri garama 30. Bishatse kuvuga ngo ibiyiko 4 twakoresheje bigomba kuba bihuye na garama 120. Hanyuma garama 120 zikaba zihura n'ibiyiko 2 by'ubuki. Bishatse kuvuga ngo ni garama 60. Nimba twabaza ikiyiko kimwe ko gifite garama 30, ibiyiko 4 baza kuba bifite garama 120, mu gihe 2 by'ubuki biza guhura na garama 60. Bishatse kuvuga ngo nukoresha ijerekani y'ubuki ibiro 20, n'ubundi uzakoresha ibiro 40 by'isukari. N'ubwikube 2 nta kindi. Ni ibintu byoroshye cyane, ni imibare. Hanyuma twarangiza ubona ko dushyizemo ubuki bwoba bworoshye, ni ukuvanga gusa. Hanyuma byamara kwivanga neza ku kariro gake, rimwe na rimwe iyo ubona bigiye kubira cyane uraterura ugatereka hasi. Hanyuma byamara kwivanga neza, ikiba gisigaye ni ugukoresha kano kayiko gato. Hanyuma nk'uko mubireba ukagenda utanga aya maforume ureba. Nako hano twagerageje gushushanya umutima kuri kirida. Urabona ko hano twagiye gutanga amaforume atandukanye y'ubuki ushaka. Donc y'ukuntu bombo yawe ugenda utanga forume bitewe n'ukuntu bombo yawe ushaka ko iza kuza imeze. Nk'uko mireba kiba gisigaye ni ugutegereza kugira ngo bombo yawe yume. Ntabwo bitwara umwanya munini cyane, hagati y'iminota 30 bombo yawe iba yumye rwose neza cyane, yanahoze ku buryo ushobora kuyiyunguta nta kibazo. Rero hano ntabwo nigeze nkoresha amaforume atandukanye. Uri kubona ko bombo zacu zamaze kuboneka. Umuntu uri hafi aze muheho yumve. Rero bakunze wo kumumba official na Homemade Rwanda, ibinyamakuru 2 byacu bitandukanye. Nkuko nagerageje kugenda, hari abantu benshi bazane complain cyangwa se baduhaye ibitekerezo bitandukanye. Baratubwira ngo bitewe nuko YouTube channel ibiri hakavu iriho ibintu bitandukanye, uzatuzane YouTube ijyanye na Homemade gusa itavangiyemo ibindi bintu. Ni muri urwo rwego rero twabazanira urubuga rushyashya dusaba kudutera inkunga. Wewe wakoze subscribe ku Mubumbe official, twagusabaga na subscribe kuri Homemade Rwanda kugira ngo dukomeze twamamare cyangwa se dutere imbere. Rero bakunzi bacu, twagira ngo dusoreze aha. Urabona ko iyi produit twize uyu munsi cyangwa se gukora bombo n'ubuki n'isukari gusa, ubundi ugahita ugera ku musaruro wawe. Waba ufite iforoma cyangwa se twa dutipe twa Big Daddy, ugahita upfunyika mu mashashi meza cyane, warangiza ukajyana ku isoko. Ni ibintu byoroshye cyane, nawe ubwashobora kubikora wibereye mu rugo. Rero reka dusoreze aha. Dushimire kandi subscribe, like, comment, share. Dushimire udahemba kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ku bantu bashaka kudutera inkunga cyangwa se z'ibitekerezo n'ubushobozi, mwanyuza inkunga zanyu kuri izo nimero zitandukanye. Burya niba ari ikintu cya mbere gishimisha ni ukubona umuntu akubwira ngo nakurikiranye video yawe, nishimiye ibyo ukora, kandi ni ukuri
nubwo wenda nta kintu utaduha ariko uduhaye ibitekerezo, uduhaye kuraje, nibyo bintu umuntu akenera. Izo nimero muri kuri screen ushaka kuduha ibitekerezo. Uri mu Rwanda wakwandika 0782 80 20 82. Waba uri mu bihugu byo hanze ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 250 72 80 20 82, cyangwa se ugakoresha nimero yacu ya Tigo ariyo uri mu Rwanda ni 07 3 23 150 40. Waba uri mu bihugu byo hanze ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 250 73 23 150 40. Rero ngira ngo dutegereje comment zanyu cyangwa se ibitekerezo bitandukanye ku nkunga cyangwa inyunganizi kuri izo nimero zigaragara no kuri WhatsApp. Hasta la vista.